Aya ni amwe mu magambo umunani y'ubuhanga yavuzwe n'umunyabwenge akaba n'umwe mu babyeyi b'icengeramitekerereze filozofi uri mu bakomeye w'ibihe byose, Socrate. Ngwaye ikaze muri iki kiganiro. Uraza kubona ko gusobanukirwa ubuzima bishobora rimwe na rimwe kugufasha kumva ushaka kugerageza gukemura urujijo rukomeye ruterwa n'urusobe rw'ibyo ugenda uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Socrate ni umwe mu bantu bazwi cyane mu mateka y'isi kubera uruhare yagize mu iterambere rw'icengeramitekerereze ya kera y'Abagiriki. Yatanze intangiriro y'urufatiro rwa filozofi yo mu burengerazuba bw'isi. Aya ni amasomo umunani ya Socrate yafasha umuntu kumva neza ubuzima. Isomo rya mbere, Socrate yaragize ati: ukwiriye kwimenya. Iyi ni imwe mu nyigisho zikomeye za Socrate, ijambo kwimenya. Ibi birasa n'imvugo yoroshye ariko yuzuyemo ubwenge bwimbitse, ijyanye no gusobanukirwa abo turi bo, imbaraga zacu, intege nke zacu, ibyifuzo, ubwoba n'ibindi byose. Socrate yizeraga ko kwimenya ari ishingiro ry'ubuzima bufite intego, bikadufasha gufata ibyemezo bihuye natwe ubwacu aho gutwarwa n'ingaruka zituruka hanze yacu. Isomo rya kabiri, Socrate yaragize ati: jya ubaza. Socrate azwiho kubaza ibibazo bidasubirwaho. Yizeraga ko mu kubaza buri kintu cyose bituma twiyambura umwambaro wo gukekeranya kandi bigatuma tugera ku muti w'ikibazo. Ariko abantu benshi siko babyumva, ahubwo bihagararaho ngo batabaseka cyangwa bakabasuzugura. Nyamara kuri Socrate kubaza niyo nzira yonyine yo kumenya no kugera ku gisubizo cya nyacyo cy'ibibazo wibaza. Isomo rya gatatu rya Socrate yaragize ati: emera ko utazi byose. Socrate nubwo yari afite ubwenge n'ubumenyi bwinshi, yakunze gutangaza ati: icyo nzi cyo ni uko ntacyo nzi. Aya magambo ntabwo ari ukwatura ubujiji, ahubwo ni ukwemera kwaguka kutagira impakanyi no gusobanukirwa ibihari. Kwakira iyi mitekerereze bidukingurira gukomeza kwiga no gukura. Igishimishije, Socrate yatangajwe na Horace wa Delphi ko ariwe muntu ufite ubwenge muri Atenayi. Kubera iki? Kubera ko wenyine yari azi ubujiji bwe. Muri iyi si yuzuye inkuru ziteye urujijo, biroroshye kugwa mu mutego wo gutekereza ko utazi byose. Ariko ukuri ni uko buri gihe hariho byinshi byo kwiga. Isomo rya kane, Socrate yaragize ati: baho ubuzima bwiza. Ku bwa Socrate, kubaho ubuzima bwiza ni uburyo bwo hejuru bw'ibyishimo. Yizeraga ko ingeso nziza nk'ubunyangamugayo, ubutwari, ubwenge n'ubutabera ari ingamba nyazo z'ubuzima bwiza. Kubaho mu buzima bwiza bijyanye no guhuza ibikorwa byawe n'indangagaciro zawe, no gukora ikintu cyiza nubwo nta muntu waba ukureba, no gushakisha ukuri no gukora neza. Ntabwo ari ngombwa ibihembo cyangwa kumenyekana, ahubwo ukwiye kubikora kuko ari ibintu byiza. Kubaho mu buzima bwiza ntibishobora guhora byoroshye. Bikunze kudusaba koga urubura no gufata ibyemezo bikomeye, ariko iyo umunsi urangiye bizana umunezero mwinshi, kuramba no gutunga bidashobora kurangira. Isomo rya gatanu, Socrate yaragize ati: ibyishimo nyabyo biva imbere muri wowe. Socrate yizera ko umunezero nyawo udaterwa n'uburyo bwo hanze, ahubwo biva imbere muri wowe. Ubu bwenge bushobora gusa naho bukabije, ariko iyo ducukumbuye cyane tugera tugasobanukirwa. Ibyishimo biterwa n'ibintu byo hanze birahita kuko ibintu birahinduka. Akazi dukunda uyu munsi ntigashobora kubaho ejo. Ibintu dukunda bishobora gutakara, ariko iyo umunezero uturutse imbere, kuva ku kubaho mu buzima bwiza, kuva twimenya ubwacu, ni ibyishimo bihamye kandi biramba. Isomo rya gatandatu, Socrate yaravuze ati: guhinduka nibyo byonyine bihoraho. Socrate yigishije ko ibintu byose mu buzima bihora bihinduka, kandi nta kintu gihoraho iteka ryose. Ntukarwanye impinduka, emera, reka bikureme, bikuyobore kandi bikingure inzira nshya kuri wowe. Nyuma ya byose, ubuzima ni urugendo rwo guhindagurika. Isomo rya karindwi, Socrate yaragize ati: ubwenge ni ingeso nziza cyane. Socrate yari afite ubwenge ndetse n'imico myiza. Yabonaga ko ari inzira imwe y'ukuri yo gusobanukirwa ubuzima
no gufata ibyemezo bifatika. Kuri we ubwenge ntabwo ari gukusanya ubumenyi, ahubwo bwari bijyanye no kubaza ku byerekeye imiterere y'ibintu n'umwanya dufite ku isi. Isomo rya 8, Sokarate yaragize ati: imbaraga zo kuganira. Sokarate yizeraga ko kwishora mu biganiro byo kungurana ibitekerezo ari bumwe mu buryo bwiza bwo guhishura ukuri no kunguka ubwenge. Yabayeho hafi y'ubuzima bwe ahantu rusange, ashishikaza abantu mu biganiro by'ubuzima, ingeso nziza na kamere y'ubumenyi. Ibiganiro bidutera inkunga yo kwibaza ku myizerere yacu, gutekereza ku bitekerezo bitandukanye no kunonosora imyumvire yacu. Binyuze mu biganiro duhanganye n'ibitekerezo, duteza imbere ubuhanga bwo gutekereza neza no kwagura ibitekerezo byacu. Inyigisho n'ubuhanga butangaje bya Sokarate byagize ibitekerezo by'icengeramitekerereze mu binyejana byinshi. Ubwenge bwe bwibanze ku kwitegereza ingeso nziza no gushaka ubumenyi bikomeje kuba ingirakamaro muri isi ya none. Kwinjira mu bwenge bwa Sokarate ntabwo ari imyitozo yo kwiga gusa, ni urugendo rwo gukura ku giti cyawe. Urugendo rudufasha kuyobora ubuzima hamwe no gusobanukirwa byinshi no kumva intego zacu. Mu gihe utekereje kuri aya masomo, ibuka amagambo ya Sokarate: ubwenge bw'ukuri no kumenya ko ntacyo uzi gukingura inzira yo gukomeza kwiga, gukura n'ubwenge. Reka rero twakire ubwenge bwa Sokarate, reka twibaze byinshi, dushake gusobanukirwa kandi duharanire ubuzima bushingiye ku mico myiza no kwitegereza. Sokarate ni umwe mu bagabo b'abahanga babayeho mu isi kugira aho yitirirwa kuba se wa filozofi. Murakoze kudutega amatwi, tuzongere duhurire mu bindi biganiro. Niba ari igitekerezo cyangwa inama watwungura, watwandikira muri komenti. Niba unejejwe n'iki kiganiro, ugisangize bagenzi bawe. Kandi niba ari ubwa mbere dusuye, kanda subscribe utazacikwa n'ibiganiro by'ubutaha. Imana ikomeze ibarinde. Nitwa Alphonse Habimana, ndabashimiye.